Bwana Musabyimana Gaspard twongeye kwishimira kwakira muri studio y'Ikondera Info. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bitabo wanditse bijyanye n'umuco. Uraza kudusobanura niba ari umuco kuko wabyanditse mu rurimi rw'igifaransa, ubwo turagerageza kugira ngo tugenekereze mu kinyarwanda icyo bisobanura. Kimwe wakise sexualité, rite et mœurs sexuelles de l'ancien Rwanda, une facette de la culture rwandaise traditionnelle. Ikindi usohoye vuba kitwa sexualité et rite en Afrique hier et aujourd'hui. Tugenekereje mu kinyarwanda Bwana Gaspari, ibi bishatse kuvuga iki? Urakoze. Ibitabo nanditse kuri uwo muco ntabwo ari bibiri gusa ni bitatu, kuko icyo cya pratique et rite sexuelle dans l'ancien Rwanda nacyanditse muri 1999, noneho nyanditse muri mu 2006 ndongera nshyiramo ibintu bishya bakiba gisohoka ipari mu Bufaransa muri edition L'Harmattan. Noneho uyu mwaka nibwo nanditse ngicyo cyitwa sexualité et rite en Afrique. Ni bitatu rero. Ye umuntu agenekereje se kuko abakurikiye ikiganiro cyacu na abantu bavuga ikinyarwanda abenshi n'ikiganiro kiri mu kinyarwanda, ubu twavuga ko ari iki mu kinyarwanda? Ubundi nkunda kwandika kuri politiki, ariko nagezeho ndavuga nti n'umuco uri ufite akamaro kawo. Sanga hari umuco dufite werekeye ibyo by'imibonano y'abantu y'ibitsina, ndavuga nti reka nabyo nzabyandike kuko u Rwanda rufite agahebuzo, rufite icyo rwabwira andi mahanga muri ibyo bintu by'umuco w'abanyamahanga. Niyo mpamvu nemeye kwandika ibintu byerekeye ku bitsina by'abagabo n'abagore n'imihango n'imiziririzo ibiherekeza. Ye n'imihango n'imiziririzo iherekeza imibonano ndangagitsina ku banyafurika nk'uko mbibona no ku banyarwanda. Ibise kubyandika hari ikibazo wasanze gihari kuba nta bitabo bihari abantu ngo babisome? Hari ikibazo wasanze gihari cyatumye wandika kuri imigenzo n'imiziririzo? Ubundi iyo ngingo yerekeye imibonano y'ibitsina, yerekeye ibitsina, ni ingingo mu isi igomba kuba ariyo ibaho ibitabo byinshi. No muri Afurika rero hari ababyanditseho benshi, ariko burya nkuko nakubwiye nta muntu wandika nkundi. Buri muntu afite ingingo atsimbararaho, undi akagira ingingo atsimbararaho. Ntabwo rero icyo gitabo nanditse ku mihango y'imibonano muri Afurika ari ndi uwa mbere wabyanditseho. Hari abantu benshi babyanditseho, ariko buri muntu wagenda ashyiraho agakeregeshwa ke cyangwa se akabigoronzora uko abyumva. Ariko ntabwo ari njye wanditse wa mbere kuri ibyo bintu. Ibitabo birahari byinshi cyane, ariko icyo navuga kuri icyo ngicyo mperutse gutangaza cyitwa sexualité rite en Afrique, donc kuvuga imibonano n'imihango yiherekeza, nuko nafashe ibintu biri mu Rwanda nsa naho mbigereranya n'ibikorerwa ahandi. Ndavuga ni mu Rwanda ko bavuga ngo iyo abantu babonana bafite ngira ngo ibintu byinshi banzi mu Rwanda nibyo kunyaza, ariko kunyaza navuze nti ske abandi bantu bo bigenza bate? Ske twebwe ko bavuga ngo abanyarwanda uhura n'umunyekongo atabanyarwanda mufite ruganga, wahura n'umuzimbabwe akavuga ati ibyo bintu wacu nawe twe birahari. N'ibyo bintu rero nashatse kugira ngo ndebe abandi banyafurika babigenza bate. Nakubwira iki rero? Nakubwira ko naje gusanga dufite ibintu byinshi duhuriyeho n'ibindi dutandukaniyeho. Ikindi nakubwira nabonye muri icyo gitabo nuko umuco ni ikintu utamenye ko kimeze. Ngiye kuguha nk'ingero ebyiri. Mu Rwanda rwa kera baravuga bati umukobwa agomba kujya kurongorwa ari imbumbe, atarigeze abonana n'umuhungu, mbese akagenda bamwita imbumbe. Nibyo. Ariko iyo urebye nk'icyo kintu mu Rwanda rwa kera byabagaho, ahandi baravugaga bati ahubwo umukobwa w'imbumbe ntashobora kujya kurongorwa, bakagomba kujya kumushyira abagabo kugira ngo bamutazure batanga inzira. Nagira ngo twaye kujya cyane kuri uwo muhango ujyanye n'ubusugi bw'umukobwa, kuko muri igitabo cyawe wagiye ukurikiranya imigenzo imihango ijyana nyine
n'ihuza ry'ibitsina. Nagira ngo iyo ngingo tuzayivuga ubutaha kuko biri mu ngingo 5 cyangwa se 6 zijyanye n'imihango n'imiziririzo. Ku buryo rero mu byo uvuga muri iyi gitabo harimo imihango ijyana no gutegura abagomba gushakana, hakaba imihango ijyana n'umukobwa wagiye mu mugongo, niko bavugaga mu gifaransa bavuga bagize za règle, hakaba imihango ijyana n'ubusugi bw'umukobwa cyangwa se bw'umuhungu, hakaba n'indi igiye ikurikirana. Ndagira ngo rero uyu munsi tuvuge kuri imwe gusa, hanyuma kuko ikiganiro ntabwo gihagarariye ahangaha, tuzakomeze ibindi mu biganiro bikurikiraho. Hano uravuga uti hari imihango ijyana no gutegura umukobwa cyangwa se umuhungu kujya kubaka urugo. Hari icyo uhera ukavuga ngo cyitwa kikumbi, ngo cyangwa se kwigisha l'éducation sentimentale. Ibi kikumbi ntabwo ari Kinyarwanda, ahangaha bisobanura iki? Imihango umukobwa bamukoreshaga kugira ngo bamutegure kujya gushyingirwa, nagerageje kureba muri Afurika uko bigenda. Mu Rwanda niho nahereye. Mu Rwanda uziko umukobwa iyo abaye umwangavu baramubwiraga bati wa mukobwa ujye umenya gukura, ujye umenya kugira ute, ariko muri urwo rwego rwo kumutegura kugira ngo azabe umugore bakoraga ibyo bita gukuna. Gukuna ntabwo ari nyina wabimubwiraga, ariko baramubwiraga bati wa mukobwa we kurikira abandi, mujye kwahira ishinge, kurikira abandi, mujye kuvoma, kurikira abandi, mujye gushaka inkwi mu ishyamba. Ibyo byose rero abakobwa baragendaga, byari bizwi, bakagenda ari utugurupe twabo, bakagenda mu ishyamba bagakora ibyo bita gukuna. Bakunaga babiri, umwe agenda akurura utuntuza twundi kugeza igihe bazagirira icyo bita la longueur rituelle, donc kugira ngo iyo mu Kinyarwanda babita ngo les lèvres zifate une longueur ya ngombwa igihe cyo kujya kurongorwa. Ibyo bintu byo gukuna byatangiraga nko ku myaka 10 bigakomeza kugeza igihe nyine bagereye kuri iyo longueur ya za lèvres bashakaga. Ubundi bavuga ko za lèvres vulvaires zigomba kureshya n'uru rutoki kugeza kuri ingingo. Ngo uvuga ko bafataga bakareshyeshya n'ingingo kugeza ahangaha, donc byagomba kureshya gutya. Niho bavugaga bati wujuje, wagwije, niyo ntuza. Baravuga bati wagwije. Kugwiza rero nukuvuga ko umukobwa icyo gihe yarekeragaho, ariko iyo yarekeragaho hakurikiragaho ibindi bitaga gukurakuza. Gukurakuza no kuvuga ko iyo mizirazuba wabaga wakuruye wagombaga gukomeza gusa naho yantrotona kugira ngo itazongera kwikuba ikongera ikaba migufi, babyita gukurakuza. Habagamo n'undi muhango witwa kwikura ubutare, nabyo abakobwa bagiragaho bakongera bakajya kwiyibutsa nk'ibintu bimeze nko akavuga batuzaze twongere tuyikurure twembi turebe niba ikiri mizima, babyitaga kwikura ubutare. Harimo imihango myinshi rero. Wavuga uti ibyo bintu byo gukuna se abanyarwanda kuki babikoraga, kuki babwiraga umukobwa agomba gukuna? Gukuna naje kubireba nsanga byari ibintu bifitiye akamaro uburere bw'umukobwa, cyane cyane ko bamwigishaga kujya hamwe n'abandi bakobwa bagakora ikintu gikomeye cyane gisa n'igihango. Urumva kugira ngo umwe atambikize imbere y'undi, umwe akurura igitsina cy'undi, ni ibintu bikomeye cyane, ni nk'igihango. Abo bantu rero bakoraga ari inshuti, mbese abo bantu bose babaga bari muri icyo kikumbi cyo kugira ngo bakurane ibintuza, bagombaga kuba inshuti niyo babaga abakobwa n'abagore. Urumva ko babaga bazanye ku bintu byinshi. Ako kari akamaro ka mbere katumaga rero la société igira abantu baziranye b'inshuti, bashobora kubwirana ibintu byabo, bashobora kubwirana amabanga. Icyo ni ikintu cya mbere. Cya kabiri nuko ibyo bintu byo gukuna abanyarwanda baravugaga bati umugore iyo yakunnye iyo afite ibyo bintu bye bikunye aba afite umwambaro. Ni ukuvuga ko muri icyo gihe nta makariso bambaraga. Umugore iyo yicaraga rimwe na rimwe bamurebaga mu ntuza, ariko izo ntuza bakureye zigakingaho bakavuga bati ni umwambaro w'umubyeyi. Ni ukuvuga mbese ko
nta muntu wamureba imbere kuko izo ntuza bakureza bagazikinzeho. Icya gatatu baravuga bati umukobwa utarakunnye akenya umugabo. Ibyo byo babivuga kugira ngo umukobwa azajye ku mugabo we yarakunnye, kuko bavuga ko ibyo nabyo wenda tuzabigeraho, bavuga ko hari ibyo biryohera umugabo. Bakavuga bati umukobwa we niba utarakunnye n'akazi kawe. Ndetse iyo yajyaga kurongorwa ba nyirakuru na ba nyirasenge bagombaga kureba niba koko yarakunnye kandi yarakunnye bigezweho, kuko ntabwo yagomba gukuna birebire. Yakunaga birebire bavuga bati wakunnye biziriko rero nabyo byari bibi cyane. Wagomba gukuna mu rugero ku buryo biguma mu rugero, ntibibe bigufi kandi ntibibe birebire. Ubwo rero umukobwa utarakunnye iyo ba nyirasenge babonaga atarakunnye baravuga bati uzaba uwahe, uri igicucu, uri ikijibwe, ntabwo umeze nk'abandi, mbese ntawe yashobora kujya. Byari ibintu bikomeye cyane ku buryo atashoboraga kubona umugabo. Niyo bamubona baramwirukanaga cyangwa bakamuharika kubera ko basangaga atarakunnye, atarabaye nk'abandi bakobwa. Ese imihango yo gukuna yari bagira bakavuga bati umukobwa wa utarakunnye yagiye kubyara byica umwana. Ibyo nabyo urumva byari nko kumushyiraho ikintu kimeze nka pression kugira ngo azakune, kugira ngo azajye kurongorwa yarakunnye. Ibyo bintu byo gukuna urumva nabyise ko ari uburere baho umukobwa mbere yo kurongorwa. Ariko naje gushaka kureba no mu bindi bihugu n'umukobwa yagiye kurongorwa abakora iki. Nagejeje gusoma ibitabo, niyo mpamvu nakubwiye abantu banditse ku mihango iherekeje ibitsina barahari benshi. Nsanga hari abandi banditse ku muco witwa kikumbi. Kikumbi naje kureba ko ni ibintu biba muri Kongo, hariya hirya kuri kiriya gihugu duturanye. Bavuga bati umukobwa ugiye kurongorwa agomba kwiga ibyo kurongorwa, azabona nate n'umugabo, kuko ni ibintu rimwe na rimwe ntibaba babizi. Ibyo ariko bijyana na hantu bavuga bati umukobwa agomba kugenda ari imbumbe. Iyo akiri imbumbe nta hantu aba yarigeze abona umusore, nta hantu aba yarigeze wenda abona n'igitsina cy'umugabo kimaze gufata ingufu ngo arebe uko kimeze. Urumva ko ibyo byose bagomba kubimwigisha. Baragendaga rero bakamuha abakecuru, bakamujyana ahantu mu ishyamba, bakabubakiraho inzu, habaga hari amazu abigenewe. Umukobwa bakamwigisha, bakamubwira bati dore umugabo muryamana mutya, umugabo iyo yagize atyo ugira utya, bakamushyira mu murongo bakurikije nabo ibyo babigishije. Umukobwa akamara y'amezi 2 akavayo azi amategeko yose y'umugore, uko agomba gufata umugabo n'uko agomba kwifata neza mu buriri. Ibyo babyitaga kikumbi. Narongeye ndabaza ntese ahandi babigenzaga bate. Naje kureba nsanga nko mu bindi bihugu ahubwo hari igihe batangiraga gukuruna abana bakiri bato bakiri kwibere. Uko nyina mwonsa agakurana n'utuntu, uko nyina mwonsa agakurana n'utuntu, ku buryo akura byarabaye birebire. Ibyo bintu rero byo gukuna mu Bagande ho, tribu y'Abagande irabikora cyane. Abakobwa baho nabo barakuna, babyita kikune iwabo. Ni henshi usanga mbese mu muco wa Afurika buri gihugu cyose, buri tribu yagiye yemvanta yiga ukuntu umukobwa wayo ugiye kurongorwa agomba kumera. Hari ikindi naje kubona cyitwa umwari. Umwari nabyo nasanze ari ibintu byabagaho kera muri za Kasayi, babyitaga umwari. Mu Kinyarwanda ubu iyo tuvuze umwari tuvuga ngo ni umukobwa, ariko hari ikintu cyitwa umwari. Umwari muri Kongo ryari ishuri umukobwa yigiragamo ibintu byose byerekeye byo kuzajya kurongorwa. Byari ibintu usanga ari nk'ishuri koko, kuko umukobwa naje kubona bamwigisha ibintu byitwa unyonga, bakamwigisha ibintu byitwa tikiza, bakamwigisha ibintu byitwa kupeta. Byari ibiki? Baravuga bati wa mukobwa we, umugabo yaje agatangira imirimo ugomba kumunyongera. Ni nka bya bintu bita kunyonga. Ariko kugira ngo bamwigishe kunyonga byarantangaje, nasanze ari ishuri kuko ryari rikomeye. Naho bamujyanaga mu bantu abo bitaga basomo bari abakecuru baza amasomo, batanga amasomo, bakamwigisha. Kugira ngo bamenye ko yamenye kunyonga, bafataga nk'ibesani yuzuye amazi asendereye, bakayitereka ku nda, bakamubwira bati ngaho zunguza zunguza amabuno n'igihimba turebe ko amazi atameneka. Akajya akazunguza amazi atameneka, bati ikizamura gitsinze, dore umugabo n'aba kuri hejuru, ni nk'iyi base, ni kugomba kubigenza.
ibyo rero ni amashuri rwose ntabwo mvuga ko ibyo bintu byose bikibaho, ariko nk'ubu ngubu hari abanyarwandakazi babanyonga, yahura n'umugabo ati reka nkunyongere akanyonga. Urumva ni umuco wavuye aho hantu hose n'ubu ukiriho. Kunyonga bibaho rwose, ubajije n'abakobwa bamwe cyangwa abagore bavuga bati kunyonga ndabizi akanyonga koko, kandi n'abagabo bakavuga ko iyo umugore akunyongera usanga ari akantu karushijeho kurusha atazi kunyonga. Urumva rero buri muryango, buri bwoko bwagiye bureba ukuntu bwarera umukobwa wabwo mbere yo kujya kurongorwa. Nk'ubu iyo bavuga gutegura umukobwa mu Banyarwanda, kuko kera akenshi bavugaga uwo muhango wo gukuna ku bakobwa baba bategura. Mwitohoza wakoze, mu bushakashatsi wakoze, wasanze Abanyarwanda bagiye kuzana uwo muhango ari ukubera iki? Bawuvanye kuki? Byaturutse kuki? Nagusobanurira impamvu. Baravuze bati ikintu cya mbere gituma mu Rwanda bakuna nuko bavuga bati umukobwa ugiye kurongorwa ntabwo agomba kugira igitsina nk'icy'uruhinja. Uruhinja iyo ruvutse ruba rufite igitsina, ariko umukobwa ugiye kurongorwa yagombye kwerekana ko igitsina cye cyakuze, ko cyiteguye kubona igitsina cy'umugabo bigahura. Ngira ngo nicyo kintu cya mbere muri filozofi y'Abanyarwanda, nicyo kintu cya mbere ngira ngo cyatumye bavuga bati koko hagomba kuba igitsina cy'akana k'agahinja, ntabwo cyaba nk'umukobwa w'inkumi ugiye kurongorwa ntaho byaba bitaniye. None se Bwana Gaspard, ukurikije ubushakashatsi wakoze, kuko iyi ni imihango itegura umukobwa gushyingirwa, waje gusanga hari itandukanirizo ry'umukobwa wakoze iyo mihango n'undi utarakoze iyo mihango muri wa muhango w'ihuzabitsina? Ibyo nabibwirwa n'abasomyi banjye. Ubwo dushobora gukora ikintu kimeze nka sondage, tukazababaza niba, kuko ngewe nanditse ibiriho, ariko abandi babikora bashobora kuvuga bati koko twabonye ko umuntu ukuna n'utarakunye harimo igitandukaniro. Ibyo twabibaza abasomyi, ni ukuvuga ko umunsi umwe tuzakora ikintu kimeze nka table ronde, hari n'abasomyi bavuga bati koko twabonye ibyo bintu aribyo. Ariko nkurikije nk'abanyamahanga batunze Abanyarwandakazi, hari abavuga bati Abanyarwandakazi ni special kuko ibintu byabo ni okay. Donc umuntu ashobora kuvuga ko bifite akamaro. None se nk'ubu watubwiye ko akenshi ibyo abana b'abakobwa babibirwaga na ba nyirasenge na ba nyina wabo, ariko se nk'ubu nk'abari mu buhungiro, wenda nk'abari mu Bubiligi, aho batafite abo ba nyirasenge cyangwa bari mu nkambi, uratekereza ko uwo muhango ugikorwa? Yewe ntabwo namenya. Nigeze gutanga ikiganiro Amersfoort mu Buholandi, bari bambwiye ngo mvuge uko barera umukobwa w'umunyarwandakazi muri ubu buhungiro turimo. Noneho ndagenda manza kubabwira ibyakorwaga kera, byo gukuna, byo kugenda uri isugi, byo kugenda ugize uke. Nasanze abo bakobwa bari abangavu, abakobwa b'imyaka 16, 18, 14. Nasanze abenshi bavuga bati ibyo bintu ntabwo twabikora, ntituzi aho bikorerwa, ibikoresho bakoreshaga ntabyo dufite, ako gashyamba bajyagamo ntako twabona, ibyo bintu byo kujya ahantu tukikinga ntitwabona aho twikinga. Ariko harimo bake bavuga bati turagerageza. Ni ukuvuga rero ko uwo muhango utacitse. Uwo muhango ntabwo wacitse, cyane cyane ko iyo ukurikiranye nk'ibintu biba mu Rwanda, nabonye mu mashuri yo mu Rwanda hari umudamu ugenda asobanurira abakobwa ko bagomba gukurikiza iyo mihango yo gukuna, ko ari ibintu byiza. Ni ukuvuga rero ko umuco mu Rwanda ntabwo wacitse. Abo bakobwa bo mu Rwanda babwira bati ni mukune ni byiza, bari mu mashuri. Hari abazi inaha, iyo baje inaha babwira n'abandi, kandi n'abaje inaha kera hari ababwira abandi bati nyabuneka uzarebe uko wakuna, urebe ko byagira. Ntabwo umuco wacitse. Na hano hari ababyeyi cyangwa bemera bakabwira umukobwa wabo bati dore hari nk'uwaguze igitabo cyanjye, arambwira atumva umukobwa wanjye sinabimubwira, ariko nzagishyira impande akisomere, wenda bizagira icyo bimubwira. Ni ukuvuga rero ko ibyo bintu biracyahari, wenda si byinshi si nka mbere, ariko biracyahari.
ubwo se nk'ubu ubwo tujyana iki kiganiro turabizi neza ko hari benshi badukurikira, mwese uko muri mudukurikira dutegereje ko muzatwandikira, benshi bazatwandikira cyangwa se bakadutelefona kugira ngo batubwire nabo ibitekerezo byabo, kuko hari nk'ababyeyi bigeze kujya bibaza niba koko uwo muhango wo gukuna bakomeza kuwutoza abana babo. Ubwo ndizera yuko iki kiganiro kizatuma bashobora kutugezaho ibitekerezo byabo. Nkagira ngo rero nyine ntabwo turi bufate umwanya munini, niba hari ikindi wakongeraho kuri iyi ngingo ya mbere ijyana no gutegura gushyingirwa ube wayivuga. Uretse ko n'ubundi n'ikindi nari kubaza ni uko ibyinshi birimo ntibireba umukobwa, abahungu bo ntabwo bategurwaga kurongora. Kamere kuri icyo cya nyuma, bivuye ko ibintu byose iyo ubirebye usanga ibyinshi ari bireba umukobwa, ariko burya umukobwa mu muco w'Abanyafurika no kubavugaga bati ni nyina w'abantu. Nyina w'abantu rero ni ijambo rikomeye cyane, no kuvuga ko bakoraga uko bashoboye kose kugira ngo azarongorwe abyara abana. Kuko kurongorwa ikintu cya mbere mu Banyafurika ni ukurongorwa ngo ubyare. Iyo umukobwa rero atashobora kubyara, niyo bakoraga ibyo byose harimo ibyo kugira ngo imibonano izabe myiza hamwe n'umugabo, ariko harimo no kugira ngo azabyare. No kuvuga rero ko nko mu Rwanda n'ibyo byo gukuna baravuga bati iyo umugore yakunnye niho abyara bitamuruhije, bakagerageza kubishyira muri iyo cadre. Naho kubyerekeye ijambo rya nyuma navuga nuko umuco wavuze uti igitabo tuzagisubiramo, ariko nashaka kuvuga ikintu kimwe, nuko umuco burya ni ikintu, niyo mpamvu nkunda kuyenteresaho. Umuco ni ikintu gitangaje. Twavuze nk'ibi byo kurongorwa, usanga wa mugani bamwe bavuga ati wa mukobwa we wowe ibintu byawe uzabikurure, abandi bakavuga bati wa mukobwa we ntuzabikurure, abandi bakavuga bati wa mukobwa we tuzabica. Nukurikira muri icyo gitabo uzasanga ahantu navuze ibintu byo guca za rugongo z'abakobwa z'utwana dutoya, bazica kugira ngo bavuge bati wa mukobwa we utagaciye ntabwo uzarongorwa. Kandi koko nabajije abantu nk'abantu abakobwa bo muri Guinea, arakubwira ati wacu bataragaciye nta mugabo ubona rwose. Urumva rero twebwe igihe tuvuga tuti mu bikurura ibintu rwose bidamarare, abandi baravuga bati ako kantu mukureho naho ubunini kabaho, bo baravuga ngo iyo kariho ngo gahora ngo kareshya abagabo, ngo ntabwo umugore yaba mu rugo ngo bagomba gukora. Ariko iyo urebye uko bigenda abakobwa barababara cyane umuco rero urumva hamwe barakurura abandi bakatema. Ni nk'ibyo nahoze mvuga by'ubusugi, bamwe baravuga bati umukobwa agomba kuba isugi, abandi batereka da umukobwa ntagomba kuba isugi, ahubwo agomba kugenda rwose inzira yaratunganye, ku buryo rwose hari nabo umukobwa yamaze kuba inkuru baramubwira bati shaka umusore mubane urebe niba inzira izatungana mbere yo kurongorwa. Abandi bakavuga bati genda urebe umusore urebe niba uzabyara mbere yo kurongorwa. Urumva rero ibyo byose ni ibintu muri icyo gitabo birimo, cyangwa se ni byinshi. Iyo umuco usanga ari ibintu bigenda bimwe abantu bavuga bati nibe, abandi bakajya mu bindi, ariko ugasanga ntaho bihuriye. Nibyo rero n'iryo jambo rya nyuma nashaka kugira ngo abakunda gusoma bazagisome, bazatubwire n'ibyo twaba twaribagiwe, kuko ni byinshi. Ntabwo nashoboye kuzunguruka ubwoko bwose bwo muri Afurika, ariko ubwo nashoboye kubona nasanze harimo byinshi duhuje, hari n'byinshi dutaniyeho. Wenda akanyuma nakubaza nuko ibi biri mu gitabo byinshi biraganisha nyine ku mihango ikorerwa mu buriri, nkaho urugo ku bana k'umugabo n'umugore bishingiye cyane cyane mu bikorerwa mu buriri. Iyo ibyo bidatunganye nta rugo ruba ruriho. Urugo ruba ruriho, ariko icyo gitabo ni sexualité élite, ntabwo nigeze mvuga la famille. Umuryango ni munini cyane, no kuvuga ko igitabo washobora kutita umuryango n'imibonano, ariko ntabwo ari byo nashatse kugira ngo nige icyo kintu cyerekeye igitsina gusa. Naho ubundi ibyubaka urugo ni byinshi, ntabwo ari imibonano y'ibitsina gusa, hari no gufata umugore neza, hari kubana n'abantu neza, harimo byinshi. Rero ntabwo ari byo nagiyemo, nafashe ako gace gatoya kerekeye imibonano mpuzabitsina. Urakoze Gaspard, ubwo turategereza ko abantu bazatubwira
icyo batekereza kuri iyi ngingo ya mbere ijyanye no gutegura umukobwa gushyingirwa. Okay, murakoze. Murakoze.